Ni mu murenge wa Jabana ho mu kagari ka Kamutamu mu karere ka Gasabo. Iyo uhageze usanganirwa n'abana bigaragara ko bakiri bato, usanga babumba amatafari ahiye. Abatuye ndetse n'abagenda muri aka gace bakagaragaza ko biteye inkeke kuba aba bana baragannye aka kazi bakiri bato, ngo dore ko benshi bavuye mu mashuri bakagana gukora aka kazi ko kubumba amatafari, ibirangira bamwe muri bo bishoye no mu ngeso mbi nk'uko aba babyeyi baganiriye na ATV babigarutseho. Hari igihe aba bana baba barananiranye, hari igihe bari ukunanirana, kandi nyine umwana iyo ataraye yagiye aba yagiye kwiga ingeso mbi zo gusuzugura, zo kwiba, gutyo mbega wagira ngo uravuze akaba aragiye. Ba bandi ubona barabaye ba mayibobo bagenda gutyo nyine nuko hanze, ahubwo hakaba n'abajura bakajya gupfumura amazu y'abantu. Kubasabira ko leta yabegeranya ikagira ikintu ibafasha. Iyo babegeranyije barabigisha korera nk'utuntu twatuma nyine batongera kujya mu muhanda cyangwa muri ibyo birombe. Iyo umuntu ahanyuze hari ababona, ntawe rero ese wabikora ari wowe koko? Iyo ntabwo namwohereza ngo mujye bajye baba, ngo leta ijye ibashakira akazi kabakwiriye. Ari amakosa ariko cyane turageze no ku myaka y'akazi. Amakosa gute? Mwa turageze ku myaka y'akazi ukamuha akazi k'imirimo y'imbaraga nk'aka kari umuntu ukora afite 18. Uriya bari amakosa. Aho ngaho umuntu aba yarenze ku itegeko. Ntabwo bikwiriye. Erega ako mushuti wanjye afata umwana afite imyaka 10, 15 azajya mu myaka yikorera idomoro konkasa ahonda azamurira ibuye yazamara imyaka ingahe. Umwe mu bana baganiriye na ATV agaragaza ko yagannye gukora muri ibi birombe biturutse ku kuba yaravuye mu ishuri kubera kubura ubushobozi bwo gukomeza kwiga, akisanga muri ibi birombe. Nga ku wa gatandatu narangije mu wa gatandatu, mva nta bushobozi mfite bwo kujya muri sini, oya ahandi n'abasore ntabwo ari abana. Bamwe mu bakorana n'aba bana bo bagaragaza ko baba bagamije gushaka icyo bita imibereho, ngo dore ko nta bushobozi wabo baba bafite. Ntabwo yabura akazi kubera ko mu mpeshyi baba mu tafari hari epfo hari ibinombe, umuntu ajyayo akaba yatuda umucanga akabona amafaranga, mbese akazi kose bakabona inanga. Aradindira, ariko nubwo yadindira nawe burya aba ari gukorana intego. Ati ababyeyi wenda babuze ubushobozi, wenda none misensi yagiye ku ishuri, yari igihe babura ubushobozi yasiga akabatekanya ite imbomba agatafari bamwe udufaranga, ntuntu ababyeyi nabona dukeya inshyiraho duke subire ku ishuri niga. Akiga yakwiye kwiga, ariko wenda ushobora kuba waba ari ubushobozi bukeya, bakaba barabuze minivare yo kumurihirira, yabona yicaye mu rugo akabatereka nze kwibumbira agatafari. Mu gihe twateguraga iyi nkuru, inzego zibifite mu nshingano ziri mu mujyi wa Kigali, Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera umwana NCDA ndetse na Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo zikaba zirinze kugira icyo zivuga kuri iyi nkuru, dore ko uwo twagezagaho iki kibazo wese yaduhererekanyaga. Ibiteye inkeke ku hazaza h'aba bana, mu gihe izi nzego zifite mu nshingano kurengera aba bana bakora imirimo y'ingufu bataruzuza imyaka, zidakurikirana ibibazo bigaragara nk'ibi hirya no hino uko bikwiye. Muri uyu murenge wa Jabana hakaba hagaragara ibirombe byinshi bitandukanye, ariko ugasanga umubare munini w'abana bata ishuri bakagana gukora muri ibi birombe, ibituma benshi bibaza nimba inzego zishinzwe kurengera abana zigera muri aka gace, dore ko benshi muri bo usanga bishora muri iyi mirimo bataruzuza imyaka y'ubukure. Ngendiruwi Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali.